abamuzi bakubwira ko yavuye mu gisirikare cy'inkotanyi ari kaporari iranka rito cyane rishoboka. Noneho Masunzu we muri Sud Kivu nawe aza kutumva kimwe na bagenzi be barwananaga, hanyuma ahitamo nawe gushinga umutwe uri mu bice bye akomoka muri biriya bice bya Minembwe mu Banyamurenge. Nawe yakoze umutwe we, akora umutwe we. Ndabyibuka ko icyo gihe ntekereza ko mu myaka nari nko muri segonderi twajyaga twumva ngo Masunzu, ukumva uyu munsi yari kapiteni ryari liyetona, mu nyuma y'umwaka umwe kapiteni, mu nyuma y'undi majoro, mundi ngo yabaye liyetona koloni, vutu aguruka. Ariko isasu rivuga n'imbunda ivuze ubuhuha. Hanyuma rero nyuma yuko batavuze rumwe, bamwe bagashinja bagenzi babo bakavuga ngo mwe mwoshywa n'u Rwanda, ngo iri tsinda ryoshywa n'u Rwanda, muri kuduteranya n'ubutegetsi bwa. Donc bamwe baravuga ngo twe turajya ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twebwe niba twarakoranye n'u Rwanda, twarakoranye byararangiye, twaranasozanije, niba twarafashije, niba nabo baradufashije ase birahagije. Ubwo reka natwe ahubwo twageze mu gihugu cyacu, reka dufatanye n'ubutegetsi bwacu. Abandi nabo bati oya, ubutegetsi bwacu buri kutwica. Icyo gihe hari akiriho Kabila umuhungu, ubutegetsi bwacu burimo kutwica, burimo kwica abavuga ikinyarwanda, buri kwica Abanyamurenge, mureke tubarwanye. Noneho rero bamwe ntibabyumve kimwe, bamwe bakumva bajya ku ruhande rwa leta, abandi bakumva bashinga imitwe idafite na hamwe yegamye, ahubwo kubera ya Kongo nyine buri wese ashobora kuvuga nafashe umurenge aha ntihagire ukandagiramo, umwe akavuga ati aha ngaha ni ahanjye. Hanyuma rero nuko habayeho intambara z'abitwa, ubwo Masunzu yanarwanye n'uwitwa Colonel Mutebusi. Iyo ntambara ndayibuka, bavuga ngo Mutebusi yambutse Rusizi yiruka n'amaguru. Masunzu yamukuriye byakomeye cyane, baburwanye mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ari nyine bagashinja Mutebusi ko ngo yari icyitso cy'u Rwanda, donc bamushinjaga ko u Rwanda ari rwo rurimo kumwoshya ngo ahangane na Masunzu. Navuze ngo ikintu umuntu yarebera wenda kuvuga ngo Masunzu hari impinduka zishobora kuba, icya mbere nuko nyine kariya karere akavukamo, ikindi akaba intambara ze zose mu buzima bwe bwose akaba yararwaniye muri kariya karere. Arahazi, icya mbere arahazi, ariko ibyo ntibihagije, ahubwo azi abo barwana. Ako kana bari kunota konyine, Masunzu azi abo barwana. Ubwo nuva Masunzu ni inzozi mbi kuri bari abagabo rero, ni inzozi mbi kimwe nuko nabari inzozi mbi kuri we, nabo baramuzi. Aka kanya impamvu ndi kuvuga nti Masunzu ashobora kuba inzozi mbi kuri bari abagabo, aka kanya afite support iyo bafite. Okay, icyo cyo cyakumvikana kuko uyu munsi afite support ya leta, bwa support y'ingabo nyinshi, bwa bushobozi support y'ibikoresho, bwa bushobozi twavugaga bw'igihugu, ubundi buba buruta ubw'inyeshyamba. Navuga ko ubwo bushobozi abufite. Ahubwo aka kanya Muventuruwa irushaga tactique igisirikare cya Kongo, none aka kanya haje wa muntu uzi za tactique zabo, kandi araza no kuza gukoresha iki, araza no kuza gukoresha ubushobozi bw'igihugu abataka. Ubwo navuga ko yes, Masunzu ashobora kuba inzozi mbi kuri Muventuruwa, ariko nayimvuze ngo nanone twibuke ko nubwo ari Masunzu umenyereye biriya bice, ariko nanone burya hari ukuntu wikururunga mu bantu nawe ugafata imico yabo. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye kigaragaza ibintu by'ubuzembe cyangwa kutitangira kurwana. Birashoboka ko nawe ashobora kuza akavuga ati ariko se niba ndi Lieutenant General ngwenda muvuka muri East, hari n'abandi ba Lieutenant General bavuka mu bindi bice, niba bajya ku rugamba bagakikira bakanga kumena amaraso yabo, ngewe ibyo nabyo ashobora kubizana, kandi nawe n'imibare ashobora kongera kuyongeramo. Nubwo ubona ashobora kuba yarizewe cyangwa se afatwa, donc agaragara nk'umuntu wizewe n'igisirikare hariya muri Kongo, ariko si 100%. Ntabwo bivanyeho ko hari abantu b'Abakongomani n'ubundi bakimubara ngo uri umunyarwanda, ngo uvuga ikinyarwanda, bakimubona uko kuntu. Ndetse ibyo totezwa nawe buriya kugira ngo yagenda muri Kinshasa ari wenyine, ntabamuherekeje bamwica. Ikindi Masunzu impamvu ari mu ikorosi kandi ari no mu mutego ukomeye cyane, buriya bashobora gukubita uyu mugabo wayoboraga witwa Chiko Chitambwe, bashobora kumukubita akirukanka nkuko mwabonye bava Kanyabayonga bahunga. Ariko buriya Masunzu atansiyo, niyibeshye akaza ku rugamba hariya bakarwana bakamwotsa umuriro,
Masunzu nta yandi bahita, niyo mpamvu mubwa ko urugamba rukomeye, urugamba rwafashe iyindi sura. Masunzu nta burenganzira nta n'ububasha afite bwo guhunga ruriya rugamba, kuko niyiruka cyangwa karuhunga ntabwo bazavuga ko yahunze nk'uko abandi bahunga, bazavuga bati turi kubererekera ari kubahereza umwanya. Niyo mpamvu afite ibibazo. So abo bari kurwana baravuga bati n'ubundi waduhereye kera, reka tukwase. We aba yagahungiyeho baramubwira bati urareba inyuma uratubwira aho uri gusigira bene urumva ko afite ibibazo. Bose bari kumujoba, bose ari hariya. Ubwo rero agiye gupambana ni kama mbayambaye. Yes, reka twongere tubaha ikaze bakunzi inshuti tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kakanya keza tuba tugiye kugaruka ku makuru atandukanye. Uyu munsi n'umwihariko, muri kubona imbere yanyu umugabo umeze neza cyane. Serva, mukomere cyane Dodos. Umeze ute? Na amahoro pe, ndashima Imana, ndashima Allah. Urashima Allah? Ara ni Imana batandukaniye? Ni Imana, ndashima Imana na muhungu wayo na mama Yesu bose. Okay, byifashe neza ariko biracamo intangiriro z'umwaka zimeze neza. Biragenda. Muri Amerika bahiye bakongotse, hari abari kubavugiraho neza bakavuga bati nibashye nibarebe ibyo bari gukora abanyagaza, bari gutera inkunga Isiraheli kabatwika ati nawo nibashye wumva. Ubundi buriya nka Gaza ivuze iti nitwe twabikoze nibwo yaba yemeje. Ahubwo iti muntu uko mutabizi buriya nitwe twabikoze. Ariko bakagira tekinike batwereka bakagira bati ahubwo n'ahandi biraza gukurikiraho. Ariko niwe barimo umuriro umeze nabi, ariko ntacyo turaza kubikurikirana kandi turabigeza ku bakunzi bacu ko byifashe. Aka kanya rero ndagira ngo twiyambukire tujye mu baturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ntiri gusiba ku muryango, ariko ntabwo nshaka ko tugaruka cyane kuri iyi mirwano cyane ko mu biganiro tuzajya tugenda tuyigarukaho. Ahubwo ndagira ngo tugaruke ku muntu ubiri inyuma, bivugwa yuko yatitije M23, umugabo witwa Pacifique Masunzu General agashyizeho sinzi ko turavuga ko ari we watitije M23 nonaha, cyane ko cyakora nabyo byashoboka kubera ko kugeza ubu ni uri kuramutswa uturere turimo ni bayita region ya gatatu ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo region eshatu. Ubu rero ni uyoboye region ya gatatu ifata intara zirimo Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Chopo, Ituri n'ibindi bice biri hariya. Ni intara zigera hafi muri 7. Urumva ko ari ahantu hanini, ariko twanavuga ko wenda keretse koko aje afite mu ntumbero ikibazo cy'intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ubundi umuyobozi uri ku rwego nka ruriya ntabwo ubundi atari ukuvuga ngo nuko ari rya zina risanzwe muri Kivu, donc avuka hariya, atari ukuvuga ngo ni rya zina risanzwe rizwi hariya, ntabwo wabireberamo ko byahita biba igisubizo kubera ko ayobora ahantu hanini. So ni umuyobozi uri ku rwego rwo hejuru, ariko bagendera kuri tactique ze. Birashoboka ko nyine ayo mabwiriza nawe yazamo. Nibyo nayimbanje gusegurira. Ubundi ari umuyobozi usanzwe bivuga ngo yakuturutse n'ahandi, atari izina rya risanzwe hariya. Abantu ntabwo bakwirwa bitekerezaho ko twarabibonye, hari abo basimburanye, hari abahayoboraga hariya bitwa basikabwe. Umuntu akibaza nihe mpamvu uri ari we watitije imbuga nkoranyambaga. Ntabwo bavugwaga cyane kubera ko urwego bariho ni nkaho waba uyoboye ibihugu bitoya bigera muri nka 5 cyangwa 6. So urumva buri ku rwego rwo hejuru ku buryo utavuga ngo hano imirwano iri kubera niweho direct wakabaye uvuga ngo niwe uri kubiyobora. Ahubwo hari abandi babashinzwe ba operation managers baba bari aho ngaho bashinzwe urugamba mu buryo bwa buri munsi. Icyo akora nanone tugarutse kuri General Masunzu, impamvu abantu babigarukaho bakana wenda tuza no ku waruvuze uti yabaye ari we uri gutitiza M23. Impamvu babigarukaho nuko no kuzanwa hariya abantu babitekereje ko Felix Tshisekedi yaba ari kimwe mu bintu yatekereje bavuga ngo uyu muntu ni avuka muri biriya bice, arazwi mu ntambara zo muri biriya bice, arazwi cyane ko azwi guhera mu myaka ya za 1996 kuva intambara za Kongo zitangira, ndetse mbere yaho nabwo arazwi muri aka karere kuko yarwanaga, yabaye mu gisirikare cy'inkotanyi. RDF ngubu ubu ni RDF uyu munsi. So igihugu ni ukuvuga ngo RPA yabohoye u Rwanda, nawe yarari mu barwana. Bivuze ko kuva mu myaka ye yose y'ubutoya
yari mu ntambara zo muri aka karere nta n'izindi ntambara yarwanye ageze kuko yavuye unyibutse turagaruka ngaho wenda turagaruka kuri ibyo by'ingwano yarwanye n'iki n'amateka ari hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo amaze kugera ku rwego rwa generali ubu urumva wageze mu nzego zo kuyobora utangira kugenda bagushyira muri aya madiviziyo nyine ukaba uri hejuru cyane ku buryo uba utari kuri tero urimo kurwana ariko n'ubundi n'igihe cye mu buzima bwe bwa gisirikare intambara nyinshi zagiye ziba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abamuzi bakubwira ko yavuye mu gisirikare cy'inkotanyi ari kaporari iranka rito cyane rishoboka ntabwo ni bya bindi inzira ya muntu buriya bakubwira ngo uwimye umwana bayimye umukire cyangwa bayimye umukungu cyangwa se uwimye umwana hari icyo ubuzitiye cyashoboraga kuzavamo ikindi kintu niba umuntu muri 94 yari ku rwego rwa kaporari cyangwa mu basirikare batoya uyu munsi akaba ari liyetona general birumvikana ko ari umuvuduko yagize bishoboka ko ashobora kuba twanamubara nko mu bantu batunguranye bihuse cyane ariko bigaturuka mu kuki ariko nanone wakompara n'abandi bari kumwe icyo gihe ubu ntabwo baba ari abajenerali nabo bari kumwe Justin nuko kubera ko harimo barura nkunda bari kuri level imwe se cyangwa bari hejuru ye oya ntabwo bari hejuru ye ba Makenga ntabwo bari hejuru ye hari abasirikare benshi bari mu cyiciro nabonye abenshi bari ku rwego rw'abakoroneri abenshi bari ku rwego rw'abakoroneri nabonye hari uwitwa Tawini ibintu nk'ibyo abo bose bari ku rwego rwo hasi ariko abenshi bari ku rwego rw'abakoroneri byatewe n'iki no kuzamuka kwa ayo mapeti byatewe nuko nyine nyuma yo gutanga umusanzu ubwo igihugu cy'u Rwanda cyahagarikaga jenoside yakorerwaga abatutsi ndetse kikanabohorwa intambara zahise zikomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abantu bavukaga rero hariya nabo bumvaga bafite inyota yo gukora reforme cyangwa biranashoboka ko barabagiye bajya mu gisirikare n'ubundi cy'inkotanyi bumva bafite inyota yo kuvuga ngo ahari nidutsinda natwe dushobora kuzabona umusada wo gukomereza ku mareforme iwacu cyane ko ari nkako byagenze no ku basirikare b'u Rwanda bafashije Museveni hari uravuga aho ni hafi hari n'abafashije muri Mozambique ba Fred Rwigema babanje muri Mozambique birukana abakoroni hariya muri Mozambique bafasha Frelimo kujyaho baraza barwana intambara za Tanzania na Idi Amin batsinda Idi Amin bafashije Obote yivumbura ahahindukana na Museveni basubira mu ishyamba abenshi bajyana na Museveni barongera barwanya Obote bongera basubiza Museveni ku butegetsi barakomeza nabandi babonaga ko iyo nzira kandi wasanga nabo bana turi kuvuga bari kumwe nabo icyo gihe nizo ntambara barazirwanaga aba muri Kongo ntabwo nabihamya duhereye kuri ba Masunzu bashaka kuba barinjiriye muri Uganda urumva isano nini cyane bari bayifitanye n'u Rwanda bavuga ikinyarwanda muri kwa gushaka abarwanyi hirya no hino u Rwanda nabwo rwari ruzi ikibazo bafite nuzana ko FPR inkotanyi yari ikibazo bafite urumva mu Burundi bahavaga y'abarwanyi Tanzania hakavayo y'abarwanyi none no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urumva rero ko bari muri wa mujyi wo kuvuga ngo nituramuka tugeze ku bunsinzi ya RPA gatsinda birashoboka ko twabona inzira natwe gukomeza reforme ni nako byagenze none kuko bari abasirikare batoya benshi rero aho ngaho naho n'ubundi bagiye bazamukira kenshi naho bagiye bazamukira hanyuma noneho nk'amayirima y'abakongomani birumvikana urugamba urumva ko akenshi nubwo hari support z'abantu baturutse hanze ya Kongo ariko urumva ko abantu bari imbere bagombaga kuba abakongomani bari bakenewe bazi bice banashingirwaho impamvu yo kurwana kuko buriya umuntu yari umwene gihugu ushobora gutegura imirongo migari ukavuga ngo impamvu turi kurwana niyi hanyuma ugashyira imbere iki babene gihugu ari nayo mpamvu nk'u Rwanda rwagaragaye cyane cyane muri ziriya ntambara za kiriya gihe rwari rufite impamvu imwe cyane iremereye yo kuba abantu bari barakoze genocide mu Rwanda ndetse n'abari abasirikare b'igisirikare cya FAR cya Habyarimana bari barahunze kandi bari hafi n'umupaka bivuze ko abo bantu bari bafite ibikoresho mu gushishoza rero
ubutegetsi mu Rwanda bukabona ko hatashira imyaka myinshi ariko n'ubundi no mu icyo gihe habaga ibitero shuma byazaga bikagera by'abacengezi bikaza Gisenyi na za Ruhengeri. Igisubizo rero cyari ukugerageza kubasunika bakava hariya cyangwa se bakabacu donc abo bari barafashe bugwate b'impunzi bagataha. Ariko ibyo ntabwo byari bihagije ko u Rwanda ruhita rufata umwanzuro ngo ruteye ikindi gihugu. Igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire. Nubwo tuvuga ngo mufite abantu batubangamiye, ariko icyo gihe igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire. Habaye iki rero? Habaye ko nyine hashakwa zahirema n'ubundi zo muri Kongo zishobora gushingirwaho impamvu zo kurwana. Haza Laurent Desire Kabila wari umaze imyaka n'imyaka yarahungiye muri Tanzania, ariko akaba yarasanzwe ari indwanyi yarwanaga muri Kongo, yarwanyeho na Mobutu araneshwa. Hanyuma ava Tanzania na muhungu we baraza bakora ni AFDL, ni ndumva ari AFDL, apana FDL, no AFDL. Noneho hajyamo nabo barwanyi bose, nabo muri Sud Kivu, nabo muri Nord Kivu, ni uzumva aba colonel batandukanye, abitwa ba Kaina, abitwa ba Kazarama n'abandi bose. Abo bose binjira muri izo ngabo, bari benshi bakomeza urugamba. Nuko rero Masunzu nawe yinjiyemo yisangamo. Ahubwo nyuma haza kujya habaho ibintu byo kutumva ibintu kimwe, bya bibazo by'abakongomani cyangwa byo muri Kongo. Bamwe bakavuga bati no, twebwe iki cyerekezo ntituri kukibona kimwe namwe, abandi nabo bati no. Hanyuma niho nyuma urabizi ko nyuma Desire Kabila yahindutse abanyarwanda ndetse ahinduka n'abantu bavuga ikinyarwanda. Kinshasa abantu benshi
haje kuba ho haje mbere byabanje ibira bya RCD Goma babanje kuvanga ingabo just birumvikana hariho hari n'indi mitwe nka za MRC usigaye ari perezida yabayeho perezida wa Senegal ni minisitiri w'ubwikorezi yitwa Lambert n'undi w'umusirikare uyiwazaga igomane mu minsi ishize ari minisitiri wa defense ntabwo ari guhita wafungiwe irahe ntabwo ari guhitaza neza ari ashobora kuza umusore rwose so yabayeho na vice perezida wa kiriya gihugu nuko rero bagabanya ubutegetsi noneho baravuga ngo abantu barwaniraga mu burasirazuba bwa Kongo bazi bagabana ubutegetsi niko baza ari yaseruberwa bagiye Kinshasa aba vice perezida abandi babizima karaha bajya mu nteko ishinga amategeko n'abandi beza n'abarabitaga ba mwanganshucu ariko abandi baravuga ngo no ubwo butegetsi ntabwo tubwumva aho rero nubwo byari bibaye nk'amarivarite y'abantu bavukana kuko bamwe bemeye kujya muri leta abandi bakavuga bati ntabwo iyi leta turi kuyumva nibwo rero izo ntambara zindi zavukaga zirimo izi za CNDP na Bankunda bagatangira mu ibice bya Zagoma barwana so ubwo rero navuga ko iyo ariyo samare nkoze y'uburyo bwa Masunzu n'uburyo azwi muri kariya gace ntekereza ko wenda ibyo ahangaha ni naho wenda tushobora kuvoma ahantu yaba kuri ubunararibonye cyangwa n'imbaraga abantu bakomeje kuzajya bamuvugaho wenda bikaba byaduhereza no kuba twareba tutise wa mungani ziriya nshingano yahawe cyangwa kariya gace yahawe cyane ko benshi bemeza yuko yahawe umwanya kugira ngo ahangane na M23 bakibaza batise araza kuza kubishobora gute tukaza kuza gushingira muri ibyo birwi no kuba muri kariya gace agiye kurwaniramo yararwaniyemo cyane ibi bintu ukurikije uko utubwiye ayo mateka ye n'uburyo ki yazamutse ukurikije uburyo yarwanya izo ntambara arwana na bene wabo akaba yongeye kujya kurwana na bene wabo ahantu henshi tubwiye ko yagiye abatsinda sinzi nimba ntaho bamutsinze kuri iyi nshuro biraza kuza kugenda bite ko n'ubusanzwe ari guhangana na bene wabo ariko bitirirwa yuko bari gufashwa n'u Rwanda hariya ni ikorosi rikomeye cyane ni ikorosi rikomeye cyane kuri Masunzu ni ikorosi rikomeye cyane kuri M23 icyambere nyine nuko ari abavandimwe kandi bagiye kurwana kandi azimirwanire yabo kubijyanye n'intambara wenda byo ndabigarukaho ariko reka manze mvuge ku ikorosi rijyanye n'igihombo abavandimwe bari kurwana ubwabo bari kwicana kuko kugeza uyu munsi hari imiryango ya Masunzu ishobora kuba iri mu Rwanda iri Uganda iri no mu bihugu by'i Burayi kubera ibibazo by'ubuhunzi n'ibindi noneho hari n'indi miryango y'amakenga n'abandi bagenzi be n'abandi bafatanije nayo iri mu ubwo buhunzi cyangwa iri no muri Kongo n'abavandimwe bagiye kurwana ntabwo ari ubwa mbere barabarwanya byarabaye no muri navuga ko ari uburwayi byasaba yuko abantu habaho isengesho nagira cyane ariko biranahura birasaba isengesho kugira ngo M23 irokoka kakaga ntago se ntuza we byasaba amasengesho ubwo ushatse kuvuga ko M23 ifite ibyago byinshi ifite ibyago byinshi atari uko ndi kuvuga ariko ari ibya Masunzu gusa nubwo nawe arimo ibyago ifite nanjye ngo ifite ibyago byinshi igiye guterwa na Masunzu nabyo birimo atari uko Masunzu wenda barushije imbaraga ariko umva impamvu ndavuga ko ari ibyago byinshi nuko ari ibyago byinshi by'abavandimwe bari kwicana kubona Masunzu ari kurwana na Makenga ubwabyo nubwo bose bakwicana umwe agapfa n'undi agapfa ubwabyo icyo ni imiryango ibihombye barahombye navuze ngo rero ni akaga kenshi M23 irimo kuba gutezwa bene wabo gutyo cyangwa gutezwa bene wabo gutyo impamvu rero navuze ngo niyo gusengerwa ni amakenga hari yo kuba M23 bitaba bibaye ubwa mbere uretse no kuba ari Masunzu wakomeje kwegama ku ruhande rwa leta uje n'ubundi ari mwene wabo ntabwo ari ubwa mbere M23 n'ubundi yabigiye kurwana hagati ari abavandimwe byarabaye muri iriya myaka za 2013 ubwo barwanaga muri biriya bice biraba uwitwa General Baudouin ndetse n'ubundi si Makenga n'ubundi ndumva ari ingabo za Makenga ndatekereza ibice bibiri bicamo ibice bibiri bararwana bararasana baramarana bari ku rugamba rw'umuheto rumwe ariko havazamo kutumvikana bararwana ntabwo nibuka neza niba ari ngaruye wari uyoboye
donc habayemo kutumvikana ariko donc muri M23 ubwabo abari kumwe nk'ubu ngubu uko bigiye kumera wenda cyangwa uko biri kumera habayeho guhangana hagati yabo ni nabyo byabaye nicyo gihe wambwiraga ntuza barwanaga nabo bita uwo wahungiye ngo za Rusizi Mutebusi icyo gihe bari bakiri muri Sidi Kivu abo nabo ubwo nabwo bari ubwo yari yo nshuro yindi wumve yuko bahora bakindagurana kandi ari abavandimwe niho navuze ngo naho M23 naho kuyisengera uyu munsi hibukwa ko ibyo bikomere byabayeho bakicana ari abavandimwe habaye n'indi case witwaga Nyamusaraba nawe yari colonel nabo ari abavandimwe ngira ngo nawe yari umunyamurenge bararwana n'abari bayoboye cyane cyane bari muri bice bya ba senide ba Rurankunda nyine n'aba Makenga bararwana n'abavandimwe bavuga ururimi rumwe niyo mpamvu mubwira ngo hari ahantu akenshi bishoboka ko hari izindi nyungu ziba zirangaza bamwe cyangwa se zikaza zikabateranya kugira ngo donc izo nyungu zibanze zisakumwe akaba hari umuntu bashuka donc akaba hari kandi kaboko karemereye kaza ko donc kakagira abo kiyegereza kakabereka ko hari ibitari kugenda neza kakanabakomatanya kugira ngo kabanze kisarurire kubera iki niba abo bantu bavuga ngo uyu munsi intero ya M23 ntuyizi no kurwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bene wacu baheze mu mahanga mu Rwanda hari ibihumbi binibi bigera mu ijana Uganda hari ibihumbi binibi bene wacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda turashaka ko bagira uburenganzira bagataha so umurongo umwe bafashe tekereza abo bantu bagera mu nzira ubwabo bari urwo rurimi ari narwo bari gukoresha bavuga ngo nirwo bari kurengera bakarukoresha barasana kandi ngo basenyera umugozi so kumwe yazanye ringara undi azanye urukasaye no baravuga ururimi rumwe bakarasana so niho rero naringeze mvuga ngo attention M23 yabari yo gusengera igihe murumva yuko Kinsekedi akoresheje ubu buryo cyangwa nakwita iturufu yo gufata ngo wowe n'ubundi ngiye niho ntabwo mvuze yuko wenda ariko yabitekereje ariko niko ngiye mbibona ni nkaho yavuze ati wowe n'ubundi uri mwene wabo hari n'abandi ba generali dufite aha bene wabo genda ubakusanya buriya butaka n'ubundi buvuga ko ari iwanyu ngaho mugende mu Rwanda biraba rero ari ikorosi rikomeye cyane niho navuze ngo naho M23 bagusengera kuko yaba M23 ariko n'amasunzu bombi nabo gusengera kuko ubwabo babahaye agapira bagiye kukarwanira abavandimwe bakindagurane ni ikibazo gikomeye rero ni igihombo kuri ya gakondo yabo bari kumenaho amaraso yabo abavamo bari kwica abana babo bari kwica imiryango yabo so ni nkaho buriya Kinsekedi yavuze ati reka nkwereke aho bigeze reka umupira mwubahe niba arabonye afite imbaraga mu banyamurenge akaba afite abarwanyi bamushyigikiye mu bavuga ikinyarwanda bari muri Kivu y'amajyaruguru akaba bafana birwa batuka M23 ku buryo bukomeye cyane kandi ari bene wabo baranarwananye barabagiye mu ntambara nyinshi ariko bakavuga bati mwebwe muraduteza ibibazo mwebwe naba bashuka twebwe igihugu cyacu ni Kongo so ibyo rero ngo hari nabigeze kwibasira Scovi n'ubu ngubu n'ujye ubibona no kuri bo ntabwo wavuga ko wenda ari ukumwibasira totaloma kuko ibyo byose bashobora kuba baramusubije bitewe n'ibyo nawe yavuze baramubwiye bati imemu nabo yavugiye hanyuma baramubwira bati wowe tuvugira gute duhari utuvugira dute duhari none se aho ngaho wasubiza iki so nibyo rero navuga ko ariko nyine ni kwa ibyo nabyo biterwa no kuba harimo nyine cya gice kivuga ngo twebwe twegamye ku butegetsi bwa Kongo mu gihe ikindi kivuga kitinya muri ubutegetsi bwa Kongo buratubangamiye none bakabura aho bahuriza ubu rero uyu munsi navuga ko yaba biramutse bigize rezilita Masunzu akagira ubushobozi kuri M23 yaba ari insinzi ikomeye ya Kinsekedi ntabwo ari ya Masunzu Kinsekedi we yashatse azatereka intango akabyina akavuga ati nge mwarananiye ariko nakoresheje abanyu kuko byagenda kose Masunzu none se aka kanya M23 iramutse uru rugamba ngende kumva uko ruzarangira kose byaba byarangira M23 itsinze cyangwa byarangira Kongo itsinze bishobora guhindura kariya gace intuza imitekerereze imwe cyangwa bishobora kuba byarangiza ziriya ntambara zahaberaga wenda zibasirana bari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko nka M23 iramutse itsinze iby'irwanira nimba ivuga yuko iri kubarengera byagerwaho ariko nanone ntago Masunzu kariya gace baramutse atsinze ayoboye nanone ntago babangamira bene wabo areba ni uko mbitekereza hanyuma ukavuga ko nyine byarangira kugira ngo uko uriya rugamba igitinze no kugira ngo rurangire uruhande rwose ruratsinda bishobora kugirira akamaro bari abahatuye niko ndi kubyumva
kuko abari kurwana still ni abavandimwe bahariye bose we bavuga yuko baharanira ko umuturage wahariya agira ubuzima bwiza cyangwa abaho mu mahoro. Ndi kuvuga ni uko urugamba rwarangira kose uwatsinda wese bishobora kuzanira amahoro n'ubusanzwe kariya gace. Ikibazo ni uko iyo nsinzi itari hafi, ntabwo iri hafi. Iyashoboka ntabwo ndi umusirikare cyangwa ntabwo, ariko insinzi bibaye ngombwa kuvuga ngo insinzi iraboneka mu cyumweru kimwe, ntabwo bishoboka muri ziriya mpande zose. Nta n'imwe yanatsinda, sinzi ko no mu mwaka byakunda, ariko reka tuvuge ko bavuze ngo hari ikibaye, hari igitangaza kibaye, insinzi iriboneke mu cyumweru kimwe. Insinzi yaboneka muri ziriya mpande zombi, yaba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ni umutwe w'inyeshyamba, ntabwo mvuze ko utatsinda, ariko ndakubwira bibaye ngombwa yuko bivuga ngo insinzi, hakenewe insinzi yihuse. Kugeza ubu uyu munsi abafite power, abafite imbaraga ni leta, kuko leta kandi M23 iri kwerekana ko iri gukubita. None se FARDC yo ntiri gukubita, ariko abantu barwana ari bose bari gukubita. Reba iminsi M23 imaze iminsi yihagazeho, ni ukwihagararaho nyine. None kwihagararaho ni iki se? Ubundi ko yaje 2013 bagahita ubu ngubu reba isavayivinze imyaka nk'itanu none ine. Ariko wibuka ko 2013 yari yarakoze ibintu uyu munsi itari yakora, yari yarafashe Goma. Okay, turaza kuza kubigarukaho. Niho rero nari mvuze bibamutse ari insinzi yihuta y'icyumweru kimwe, ukavuga ngo muri ibi bice bibiri iyo nsinzi irahita itwarwa nande. Ntabwo mvuze ko bishoboka, ariko biramutse biri bushoboke wahita uyishyira kuri leta, kuko kugeza ubu nubwo barwana nawe umuntu wa M23 niyo wamubaza arakubwira ati, yakubwira ati turarwana yego turihambira kuko duzi ibyo turwanira. Ariko byari nakose nagashobora gutinyuka ngo kuvuga ngo afite imbaraga nk'iza leta. Leta ifite intara 25 n'igice, wowe ufite igice cy'intara, watinyuka ukishyira ko munzani nawe. Reka nkubaza ubwo uyu munsi uri aka kanya Kongo uyoboye ahantu hari, ariko ku mbaraga ushobora gusanga imbaraga zivuze ni rezilita. Imbaraga mu myaka ine ishize muri kariya gace bari kurwanira wireba Kongo yose 96 amezi 8 Laurent Désiré Kabila yarafashe Kongo yose utuye kuyivuga. None so uyu imyaka ine ishira M23 itari yayifata, aho cyaba ari ikibazo. Silva wari ukiri kutubwira ku bigendanye n'uburyo ki ugereranyije uburyo Laurent Désiré Kabila yarwanye mu mezi 8, harya n'amezi 8 akabafasha Kongo yose, no kuba M23 imaze kurwana imyaka ingahe, imyaka igiye kurenga 4. Uravuga uti biracyagoranye ko M23 yafata. Simbizi ko hari uwo byababaza umuntu avuze gutyo, ariko ntekereza ko nawe abizi mbere yuko ababara yabanza akamenya akumva ko ibyo ari n'ukuri. Kuko icyambere kurwana ko ntabwo twahakana ngo abantu ntibari kurwana, kuko kurwana na leta nkuko nabivuze, leta ibikomeye, leta ibifite ubushobozi. None leta nk'iriya ya Kongo ifite abashobora kuza bakavuga bati muduhaye ibi, mudusezeranije ibi, twabafasha ibi. So twavuga ko na M23 yiziritse, kandi koko birumvikana nayo yakoze uko ishoboye. Ariko impamvu nayo mbivuze nuko twatuvuze ngo dukeneye insinzi yihuse ya vuba, ntabwo ayishakiye kuri M23, ntabwo yanze. Umuntu akubwira ngo subira muri Sabyinyo, ntabwo yanze kujya Kinshasa cyangwa gufata Goma cyangwa kugira ngo nayo itenga iboneke imeze neza, ahubwo nuko ari ubushobozi butaraboneka. Donc nta bushobozi ifite uyu munsi bo ngo yafata Kongo, kuko yigira ubwo bushobozi. Ntabwo ushaka kumbwira ngo cyangwa umuntu wo muri M23 ubu wabonye umva ngambwire ngo nyamara ubushobozi turabufite, nuko twagize impuhwe twarabye. Ntabwo byakunda ndibakikira Goma. Turaza kubigarukaho. Wenda turi kugana ku musozo kuri iki kiganiro. Hari tactique muri iyi minsi iri gukoreshwa n'igisirikare cya FARDC itari isanzwe ikoreshwa, benshi twabyumvishije kwa mama urwa Gasabo bari kuvuga yuko bari gutera nk'inzuki ari benshi. Iriya systeme bari kuyikura he? Kuki ibonetse muri iyi minsi cyane? Ubwo nabyo biraza wenda ubwo ushaka kubihuza n'ibya Masunzu. Navuze ngo ikintu umuntu yarebera wenda kukuvuga ngo Masunzu hari impinduka zishobora kuba. Icyambere nuko nyine kare akarere akavukamo, ikindi akaba intambara ze zose mu buzima bwe bwose akaba yararwaniye muri kare akarere. Arahazi. Icyambere arahazi, ariko ibyo ntibihagije, ubwo azi abo barwana. Yako kana bari kunota konyine. Masunzu azi abo barwana.
ubwo nuva amasunzu n'inzozi mbi kuri bariya bagabo rero ni inzozi mbi kimwe nuko nabari inzozi mbi kuri we nabo baramuzi aka kanya impamvu ndi kuvuga nti masunzu ashobora kuba inzozi mbi kuri bariya bagabo aka kanya afite support irenze iyo bafite okay icyo cyo cyakumvikana kuko uyu munsi afite support ya leta bwa support y'ingabo nyinshi bwa bushobozi support y'ibikoresho bwa bushobozi twavugaga bw'igihugu ubundi buba buruta ubw'inyeshyamba navuga ko ubwo bushobozi bufite ahubwo aka kanya M23 irushaga tactique igisirikare cya Kongo none aka kanya haje wa muntu uzi za tactique zabo kandi araza no kuza gukoresha iki araza no kuza gukoresha ubushobozi bw'igihugu abataka ubwo navuga ko yes Masunzu ashobora kuba inzozi mbi kuri M23 ariko nayo mvuze ngo nanone twibuke ko nubwo ari Masunzu umenyereye biriya bice ariko nanone burya hari ukuntu wikururunga mu bantu nawe ugafata imico yabo ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye kigaragaza ibintu by'ubuzembe cyangwa kutitangira kurwana birashoboka ko nawe ashobora kuza akavuga ati ariko se niba ndi Lieutenant General ngwenda muvuka muri East hari n'abandi bari Lieutenant General bavuka mu bindi bice niba bajya ku rugamba bagakikira bakanga kumena amaraso yabo ngewe ibyo nabyo ashobora kubizana kandi nawe n'imibare ashobora kongera kuyongeramo nubwo ubona ashobora kuba yarizewe cyangwa se afatwa donc agaragara nk'umuntu wizewe n'igisirikare muri hariya muri Kongo ariko si 100%. Ntabwo bivanyeho ko hari abantu b'Abakongomani n'ubundi bakimubara ngo uri umunyarwanda ngo uri uvuga ikinyarwanda bakimubona uko kuntu ndetse iryo totezwa buriya kugira ngo yagenda muri Kinshasa ari wenyine ntabamuherekeje hamwica nongo muri Kongo uko gukwimuteye hari abantu barangije kwishyiramo ko abantu bavuga ikinyarwanda badashobora kubumvana ngira ngo sinzi niba waragize amahirwe ko sinzi niba ari n'amahirwe ariko byaba ari amahirwe kuko bituma umenya amakuru abantu niba warumvishe disikuru z'umuntu witwa Bitakwira ntago nazumva no umuntu uvuka ukomoka ari mu bice byegeranye n'abanyamurenge muri ba bice byo mu ashobora kuba ari abahunde cyangwa abafurero cyangwa gutyo wumvishe ama speeches ye ni yandi y'urwango nyine akatira urwo gupfa abantu bavuga ikinyarwanda akavuga ati mwagize gutya mwagize rimwe mwatujyanye mu bibazo so bene abo rero kandi ni benshi bari muri Kongo none se ugira ngo bene abo bacira kare urutega Masunzu oya nubwo yagiye ari mu ngabo z'igihugu nubwo yakora ibishoboka byose ariko harimo imitego ikirimo hari abantu badashobora kumubona n'ubundi bamubona nko muri babanzi bandi bavuga bati mwebwe muri abanzi ibyo nabyo ni korosi kuri Masunzu rero reka nigarukiraho nayimvuze nti rero bose umwe ashobora kuba inzozi z'undi Masunzu ashobora kuba inzozi mbi kuri M23 na M23 ashobora kumubera inzozi mbi kubera iki M23 nyine nkuko twabivuze ngo arayizi nayiramuzi bararwananye birashoboka ko nubwo mu ibihe bitandukanye bagiye barwanana akabananira cyangwa se bamwe akabatsinda muri bamwe bashaka kuba uyu munsi bari no mu kurwana muri M23 ariko nyine uko kurwanana na experience baraziranye bivuze ko rero ubwo bushobozi ashobora kubuzana agasanga n'ubundi M23 bakavuga bati karibu icyo akore ikiriho cyo ntabwo uko M23 yarwana n'Amasunzu siko yarwana n'abantu babakasaye cyangwa abandi bavuye muri za hotwire bari abo barazana dusorore tw'amasombe bakubita isasu akayimena hasi akirukira ariko bariya baravuga turajya ikindi Masunzu ari impamvu ari mu ikorosi kandi ari no mu mutego ukomeye cyane buriya bashaka gukubita uyu mugabo wayoboraga witwa Chiko Chitambwe bashobora kumukubita akirukanka nkuko mwabonye bava Kanyabayonga bahunga ariko buriya Masunzu atansiyo niyibeshye akaza ku rugamba hariya bakarwana bakamwotsa umuriro Masunzu nta yandi bahita niyo mpamvu ngubwa ku rugamba rukomeye urugamba rwafashe iyindi sura Masunzu nta burenganzira nta n'ububasha afite bwo guhunga ruriya rugamba kuko niyiruka cyangwa ntabwo bazavuga ko yahunze nk'uko abandi bahunga bazavuga bati turi kuberekera ari kubahereza umwanya niyo mpamvu afite ibibazo so abo bari kurwana baravuga bati n'ubundi waduhereye kera reka tukwase we agomba gutsinda aba yagahungiyeho baramubwira bati urareba inyuma uratubwira aho uri gusigira bene urumva ko afite ibibazo bose bari kumujoba bose ari hariya ubwo rero agiye gupambana ni kama mbaye bivuze ko naramuka abaye navuze ko amahirwe ari ku rwego
ari ku rwego bitanamusaba yuko ajya kuri tere ashobora kuyoborera urugamba iyo ari ni kure rwose ashobora kutazigoma ashobora gushyiraho ingamba zo kuvuga ngo mugende mu Rwanda ari ku rwego Lieutenant General ntabwo akiri ntuza yo kujya kuri tere ari ku rwego ni kuri mapu ni kuri gusa nk'indwanyi kuko we ntumubaza ibindi ntumubaza amashuri menshi ntumubaza ibiki ni indwanyi ubuzima bwe ndakubwiye ngo niba umuntu 9 ari kaporari urumva umuntu buriya ni nayo mahirwe abantu umuntu ugeze ku ranka nka ririya yararwananye akakabunda gatoya ntabwo buriya wamungereranyiriza n'umuntu wanyuze kuri kadete wabisomye mu ishuri wicaye uyu wanyuze kuri kadete bakamuha agatangira na suretona ntabwo ushobora ntabwo uwo mu general ntabwo wamugereranya n'uriya watangiye ariko none kaporari naryo rigeraho we ni wa wundi ugenda imbere wowe uri kuri tere arimo kurwana neza arasana uwo muntu rero nuvuga ngo ubuzima bwe ni igisirikare yego n'amaranka ye yagiye ava mu gisirikare ni ukurwana yego ni ukombata ibyo rero ni indwano ni ukurwana ubu generali ashobora kubwibagirwa rero akamanuka avuga ati ngewe urugamba ngiye kuruyobora mw'ubu buryo impamvu navuga ko rero urugamba rugiye gukomera cyane ikirukomeza nta kindi ni uko Masunzu nibaramuka bamurekuriye bati tuguhaye misiyo yo guhangana n'uyu mutwe wa M23 yaba M23 izarwana ivuga iti dore aho waduhereye tugiye kukwemeza yego yaba Masunzu azavuga ati ndabakubita kugira ngo nebereke aba bakongomani yuko nge nta hano ngihuriye namwe ati ndabemeza ndabaha agasopo hanyuma hakayongeraho ikindi ko Masunzu nawe ari mu bantu babashinja yuko abarwana hariya bashukwa n'u Rwanda bivuze ko ashobora gukubita rero avuga ati mwanteje Mutebusi ndamukubita nawe Makenga reka ngukubite mwongere ku bandi icyo nacyo kikamuterekanya agakubita avuga ati ndakubita umwana nkubite kurwana nk'uyahura nyine nawe hari ari kurwana nk'uyahura ariko M23 ari kurwana nk'abiyahura nuriya nawe afite pressure yo kurwana nk'uyahura we nuvuga ngo agomba kurwana nk'uyahura inshuro ebyiri agomba kurwana nk'uyahura nk'ushaka kwemeza abo baherekera bahangana basebuja nabo baherekera bahangana urumva ko bari mu mpande ebyiri bivuze ko rero niyo mpamvu ntekereza ko Masunzu ashobora kugira nta yandi mahitamo ni ukurwana ubwo rero bivuze ko aricyo kiratuma urugamba ruhindura iki irangi rugiye gufata irangi ubu tugiye kubona urugamba ni naho waruvuze uti kuki twabonye abasirikare benshi baza ku rugamba nabyo wabitekereza Masunzu mu kuhagera hariya ari buvuga ati rero databuja Kinshasa yaba nyumva cyangwa atanyumva birashoboka ko banzanye ku munzani ngo barebe uko nitwara nawe ntabwo ari bubagirire impuhwe reka natake niba baramuhaye 50 biri muri ya bice arahera copo bose abamanure avuga ati nge nta muntu ushaka usubira inyuma rwana niba muri 100 barase 20 abandi bagende bakurikire paka tugende dutsindura urugamba kuko intambara yagiye arwana inyinshi zagiye ziba intambara zo kwitanga aho naho tuagaruke hagiye habamo intambara icyambere niba yarabaye mu rugamba rwa RPA yaritanga rwari urugamba rwa kinyeshyamba kandi rudasaba ikindi nubwo urugamba rwa RPA buriya rwari urugamba rudatanga andi mahirwe yo kuvuga ngo ndananiwe reka nje kuruhuka reka nturugamba nje kuruhuka nisubirire Uganda no byaruvuga ngo twaje nta handi dufiteho gusubira bivuze ko ari umuntu wabaye muri urwo rugamba nta gusubira inyuma kwari guhari nyine ashobora kuba afite ibyo ashobora kuba yarigiyeho byo ngo nuko urwana umwe arapfuye ariko undi arakomeza so iyo ntuza rero iyo miterere iyo spirit ntekereza ko muri Masunzu ishobora kuba imurimo ashobora kuyikoresha rero no kuri wese kababo noneho ubwo basebuja bamuhima bavuga bati reka tureke kurwana na bene wanyu ni nako nawe abandi bose babakase n'abandi bose barunze hari abandi birukankaga twabonaga niko arafata igiti avuga turasubira inyuma ndakuvunira umuheto urasubira inyuma ndakukomeza nuko rero niyo mpamvu urugamba rugiye gukara hariya nivuga ngo uretse Uwiteka ushobora kuvuga ngo reka turebe yuko ibiganiro bya ahari wagusha gake ibiganiro bikaba intambara igahagarara bagashyikirana ariko ubundi bitabaye iby'ibiganiro hagiye kuboneka urugamba tutari twarabonye imbere bagiye gukubana bya twagiye tubona ariko bacira umwami wo ntibarimora uyu guverineri intambara ikirangira nani intambara igitangira uzika bacira umwami bayoboye ama operation hariya M23 gitangira zabonagana birukanka barahungaga bagati bimodoka bifata no ku ma video ngo yewe wari batwishe we hari bari barashe ngo ariko nari mfiriye igihugu cyanjye ariko Ronel ngo bari batwishe bari batuvuniye umuheto ibyo rero ntabwo umuntu wabaye mu rugamba rwa kinyeshyamba ntabwo bibaho ntabwo uzamusubirana inyuma zakubwira ngo ngendi ubundi nukuyobora ngendi Lieutenant General Chiko uri general ngewe niba mpagaze reka turebe reka tugereranye n'aha kugira ngo umuntu byumve neza
niba mpagaze i Muhanga nge ndi Liyetona Generali kandi urugamba rukaba ruri i Kigali wowe Ciko ntabwo wemerewe kuva ku Ruyenzi ngo uze Bishenyi uraza kugira ute reka uraza Bishenyi kugira ute kuza Bishenyi uri kunyegereza abo bantu n'abasunika majoro uri ku giti cy'inyoni nta aguma harwane asunika kapiteni nawe n'abariyetona bari hafi aho ngaho za Kiruhura nibarwanire muri Kigali murajya he nekeza ko urugamba rugiye kuyoborwa hariya nta gutirimuka kuko Masunzu we nta yandi mahitamo afite nta kuvuga ngo urugamba rwamunaniye nta hantu ho kwerekeza afite ntazajya Kinshasa kandi naba ntibazamurebera izuba ubwo rero no gupambana akavuga ati utsinze aneshundi hanyuma ngiye ushatse wanandeka Silva niba ntayaguhaye ndasiba amatsiko nari mfite nuko utarabaye Kadogo wa Masunzu kuko ndi kumva intambwe yose yagiye wari umuriho ni byinshi ntabwo byarangira mu tunota duke nk'utu ariko zadukomeza tugira tuganira n'abantu cyane kabisa wibuke gukora subscribe kuko ibitekerezo biraremereye niba bashaka kujya bakurikira ibintu byinshi tuba tubafitiye muri kona zitandukanye z'urugamba n'andi makuru atandukanye birumvikana nibakore izo subscribe n'amarayike bayashyireho batange n'ibitekerezo reka umuntu atazasarara gutya ngo hariya wasanga n'amazi wa mungani yadufashe kugakano tubwira ati hoya hariya watubeshye ntacyo gutanga ibitekerezo niba kandi gukosa wanakosorwa wambwira ati hano ntasuko mbyumva kandi nta nubwo uko mbyumva nako kantu dusoza uko nshobora kumva ibintu nshobora gutanga igitekerezo ariko uko kumbyumva si ngombwa ngo ariko weho byumva nawe udukurikiye uko nabyumva ubu nshobora kuba ndi kuvuga nti urugamba rushobora guhindura isura hagati ya Masunzu kubera izi mpamvu zinize nawe ukaba ufite izawe rero andika muri comment twandikiye muri comment uvuga uti nyamara hano urambeshye cyangwa se hano turahuza ibyo turagushyigikiye kandi ntabwo ndagutera ibuye nawe ntiwiri guntera ibuye nibyo Silva wakoze cyane sawa